Abasuje abateze amatwi radiyo Rwanda ari nako tubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru avuga muri iri joro. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Daniel Sindayigaya mfatanije uri kumwe na Fiston Felix Habineza. Amakuru yacu agiye kubakira kuri izi ngingo z'ingenzi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabonanye kandi agirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva uri muri uyu mwanya kuva ku mugoroba w'ejo hashize. Abasenateri basabye guverinoma y'u Rwanda kwihutisha gahunda yo kwimura abaturage bagituye mu birwa. Mu Rwanda, Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bahuriye mu nama yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia, aho bigaga ku gufasha impunzi n'abakuwe mu byabo n'intambara gutahuka ku bushake. Turajya no mu mahanga. Hanze y'u Rwanda turababwira ko ibirego uwitwa Ali Bongo Ndimba wabaye perezida wa Gabon akomeje kuregwa bigenda biniyongera. Ibi ariko amwunganira mu mategeko bakavuga ko abari biri guhimbwa n'abatamwifuriza neza. Kuri wa kane Ubuhinde bwongeye guha abenegihugu Ubushinwa impushya zinjira mu gihugu zizwi nka visa mu rwego rwo kuzana agashyuhe mu mubano hagati y'ibihugu byombi. Inzego zishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burusiya bumaze gutangaza ko abantu 28 aribo baguye mu mpanuka y'indege ya kampani ya Angara Airlines yabereye mu ishyamba ry'inzitane mu karere ka Amur mu burasirazuba bw'icyo gihugu nyine cy'Uburusiya. Hanyuma muri siporo, Olivier Tuyishimire araza kutubwira ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwajyanye ikiganiro n'itangazamakuru bugaragaza uko igikorwa cya Rayon Week kizaba giteye. Ni igikorwa kizasozwa n'umunsi w'igikundiro aho ikipe izakina na Young Africans yo muri Tanzania azaba tariki 15 Kanama n'ukwezi kwa 8 mu mezi ya Kinyarwanda. Biramahira Bedi waherukaga kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport yerekeje mu ikipe ya Entente Sportive yibarizwa muri Tunisia. Mu gihe Christian Mosquera yamaze kugera mu ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza kuri miliyoni 15 z'amapaundi yavuye muri Valencia yo muri Espagne. Mu myidagaduro twavuga ko Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Tumatwishima Jeanne Paul Abdallah yahamagariye abanyarwanda n'abandi kuzitabira igitaramo kimurika umuzingo w'indirimbo z'umuhanzi witwa Lionel Sentore mu minsi iri imbere. Umunyanigeria Flavour ndetse n'abandi na Bania wamenyekanye muri Mr Flavour yashyize hanze umuzingo we wa kabiri yise Upfiltered mu rwego rwo kwizihiza imyaka 15 amaze akora muzika. Hamwe n'ibindi twabwiye muri izi ngingo ni mukanya ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guterura tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabonanye kandi ajyana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva uri muri uyu mwanya kuva ku mugoroba w'ejo hashize kuwa gatatu. Ibiganiro byibanze kuri gahunda z'ingenzi igihugu gishyize imbere. Ku gicamunsi cyo kuri wa kane kandi Perezida wa Repubulika yakiriye Ambasaderi Antoine Amfre usoje imirimo nka Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Inama ya Minisitiri yateranye tariki 12 Kamena muri 2021 niyo yemeje ko Antoine Amfre ahagararira igihugu cy'Ubufaransa mu Rwanda nka Ambasaderi ufite icyicaro i Kigali. Ambasaderi Amfre yaje mu Rwanda asimbuye Michel Flesch wari waravuye mu Rwanda mu kwezi kwa 9 2015. Kuri wa kane kandi umukuru w'igihugu yakiriye Ambasaderi Haza Mohamed Fala Hassan Al Khatani nawe usoje inshingano ze nka Ambasaderi wa Leta Ziyunze z'Abarabu mu Rwanda kuva muri Kamena 2018. Mu yandi makuru, impuguke mu by'amategeko zisobanura ko kuba mu Rwanda iyo Minisitiri w'Intebe ahindutse abari bagize guverinoma bakomeza gukora kugeza hagiyeho indi byorohereza abaturage kubona serivisi nta kintu na kimwe kizikomye mu nkokora. Ibindi kuri inkuru na Adam Squizera. Kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatatu u Rwanda rufite Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva washyizweho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo y'116 y'itegeko nshinga ivuga ko Minisitiri w'Intebe ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na Perezida wa Repubulika. Iyi ngingo inavuga ko bitarenze iminsi 15 Minisitiri w'Intebe ashyizweho Perezida wa Repubulika amaze kumugisha inama ashyiraho abagize guverinoma. Ingingo y'124 mu gika cya gatatu havuga ko guverinoma yariho ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza hashyiriweho indi. Abanyamategeko Dr Tom Mulisa na Maître Aloys Mutabingwa bavuga ko ibi bigamije gufasha umuturage kutabura serivisi agenewe. Ariko byumvikane neza yuko umushinga amategeko wacu cyangwa abanyarwanda icyo cyuho barakizibye
cyo gutuma iyo habayeho kwegura kw'abagize guverinoma ko bidahagarika ibikorwa bya leta, ku buryo ingingo y'124 mu gaka kayo ka gatatu kanditse yuko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Bivuze yuko iyo guverinoma niyo yeguye, ibikorwa bya buri munsi by'abaturage ntabwo bihagarara. Igikurikiraho rero ni ugukora akazi ka buri munsi hamwe no kurahiza nyakubahwa minisitiri w'intebe mushya. Minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva aje kuri uyu mwanya yarasanzwe ari guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda BNR, umwanya yagiyeho muri Gashyantare uyu mwaka. Mbere yaho yari impuguke mu by'ubukungu mu biro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe kugenzura imikorere ya za gari ya moshi n'imihanda kuva muri Mata 2016. Akiri mu Bwongereza kandi yanakoze imirimo mu ishami rishinzwe guteza imbere umurimo n'ibijyanye n'umusanzu w'izabukuru ashinzwe by'umwihariko ubukungu. Iyi mirimo yayimazeho umwaka umwe. Dr Nsengiyumva Justin kandi yabaye umunyamabanga uhoraho muri za minisiteri zirimo iy'uburezi ndetse n'iy'ubucuruzi n'inganda hagati y'umwaka wa 2005 na 2008. Dr Justin Nsengiyumva afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'iterambere mu by'imari yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza. Adams Kwizera, Radio Rwanda, i Kigali. Urakoze cyane Adams Kwizera. U Rwanda, Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nyuma y'inama yahuje izi mpande zashyize umukono ku itangazo risaba ko impunzi 600 z'abanyarwanda ziteguye gutaha ku bushake zafashwa kuva mu kigo cy'agateganyo Igoma mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu nama yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia aho yigaga ku gufasha impunzi n'abakuwe mu byabo n'intambara gutahuka ku bushake. Enora Gladys arakomeza. Muri iyi nama abari bayirimo bashimye umusanzu ukomeje gutangwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye mu guteza imbere amahoro, umutekano n'ibiganiro mu karere. Nyuma y'iyo nama hasinywe itangazo rihuriweho n'impande uko ari 3. Ku ruhande rw'u Rwanda rwashyizweho umukono na Ambasaderi Charles Karamba uhagarariye u Rwanda muri Ethiopia. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iryo tangazo ryashyizweho umukono na Shabani Luko Bihango Jacques akaba minisitiri w'intebe wungirije na minisitiri w'umutekano. Ni mu gihe ku ruhande rw'ishami rya Loni ryita ku mpunzi ryasinyweho na Haouf Mazu, komiseri mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa muri HCR. Bamwe muri izi mpunzi zahungiye mu Rwanda baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1995 bavuga zimwe mu ngaruka byabagizeho. Tangiye kumva ko batangiye kwica abantu, abatutsi bamwe na bamwe twari duturanye tukibyumva bataragera ku rugo rwacu, ariko batangaga amatariki bakavuga tariki runaka tuzajya tuzica urugo rwa runaka. Igihe kigeze tubyumvise gutyo duhita duhunga, tumaze kumenya ko hari n'abandi bamaze gutangira gupfa. Ubwo twarahunze tugihunga, n'ubundi twagiye tunyura naho twagiye tunyura mu nzira, n'ubundi tubona hari abari kudukurikira bari kuduhiga, batangira kubashingizamo amatwara mabi ko badakwiriye kubana natwe. Ubwo rero nk'ubu gukomeza kuba mubi baradusahura, barya inka zacu, batangira kwica umwe umwe. Igihe kigeze rero nibwo twahagurutse 9/6 twambuka umupaka, nabwo bigoye cyane. Iri tangazo rigamije gufasha impunzi gutaha mu bihugu byazo ku bushake, ibyo u Rwanda rutahamye kugaragaza ko biri mu byihutirwa nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru. Why do we have over 100,000 refugees here in Rwanda originating from that region? Why do we have refugees here? Kuki dufite impunzi zisaga 100,000 hano mu Rwanda zikomoka muri icyo gice? Kuki dufite izo mpunzi hano? Nuko se u Rwanda rushaka impunzi hanyuma rukazishishikariza kuva muri Kongo zikaza mu Rwanda? So, in the fighting, kuki bo baba barimo kurwana? Nuko se bakunda intambara? And you call that rero mu mirwano irimo kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
aribyo mwita kuvogera ubusugire bw'igihugu byaje gute? Ku ruhande rumwe aba ni abanyekongo, ku rundi ruhande bakaba abanyamahanga. Ni gute se bafite izi nkomoko zombi? Ni gute ari abanyekongo ubundi bakaba abanyamahanga bateye Kongo bakavogera ubusugire bwayo bigarurira ibice bigize Congo and therefore breaching everything about sovereignty and territorial integrity. Iri tangazo kandi rishimangira ko impande zarisinye zisanga gufasha impunzi gutaha mu buryo burambye ari inkingi ikomeye y'amahoro, umutekano n'umutuzo, kandi ari ingenzi mu kongera kwiyubaka kw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'iyi mpamvu bakaba basanga ibyo bakuwe mu byabo bakeneye nabyo byakwitabwaho. Izi mpande uko eshatu kandi zemeranyijwe ko impunzi zikwiriye gutaha ku bushake, mu mutekano no mu buryo butangiwe amakuru, kandi HCR ikabigiramo uruhare nk'urwego rudafite aho rubogamiye kandi rwahawe inshingano n'umuryango mpuzamahanga. Zemeranyijwe kandi ko impunzi zizataha ntawe ubizihatiye mu buryo buzihesha icyubahiro, zigacungirwa umutekano mu buryo bwemewe ku rwego mpuzamahanga, kandi abataha n'abasubira mu byabo bagahabwa amakuru y'ukuri yizewe kandi ya ngombwa. Uku gutahuka kw'impunzi no gusubira mu byabo kw'ababivanywemo n'intambara bigomba gukorwa hanarebwa ibikubiye mu masezerano yo mu mwaka wa 2010 hagati y'izi mpande n'ubundi, ndetse hanashingiye ku mahame yumvikanyweho i Doha kuwa 19 Nyakanga mu mwaka wa 2025. Hemejwe kandi ko impunzi z'abanyarwanda 600 ziri mu kigo cy'agateganyo i Goma zishaka gutaha ku bushake zafashwa, bigizwemo uruhare n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakira impunzi z'abanyekongo kuri ubu zibarirwa mu 100,000 zatangiye guhunga igihugu cyazo kuva mu mwaka w'1996 ubwo zibasirwaga n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biganjemo abagize umutwe wa FDLR w'ingabo za Exfar n'interahamwe. Enoha Gladys, Radio Rwanda. Urakoze cyane Enoha Gladys. Mu yandi makuru, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassador Olivier Nduhungirehe n'uw'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta umunsi bagiranye ibiganiro n'intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, Ambassadeur Shea Shuhwanga. Ibiganiro byabo byibanze ku ntambwe imaze guterwa, by'umwihariko mu rugendo rukomeje rwo kugarura amahoro mu karere, ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, Ambassadeur Shea Huang yashimye ibi biganiro, yavuze ko byari ingirakamaro. Yakomeje avuga ko banaganiriye no ku masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo banagarutse no ku itangazo ry'amahame riherutse gusinyirwa i Doha muri Qatar hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23. Mu yandi makuru, inteko rusange ya Sena yafashe umwanzuro wo gusaba guverinoma kwihutisha gahunda yo kwimura abaturage batuye ku birwa. Ibi babisabye kuri uyu wa kane nyuma y'uko komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena yagezaga raporo ku nteko rusange. Ni raporo yibanze ku bibazo iyi komisiyo yasanze byugarije abatuye mu birwa hirya no hino mu gihugu. Juventine Muragije Marie. Abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena basanze abatuye ku birwa 12 barenga 6,900. Aba basenateri bavuga ko basanze abaturage bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubimura buhoro buhoro, hakazasigara ibirwa 3 ari byo Nkombo, Bugarura na Birwa ya mbere. Perezida w'iyi komisiyo arasobanura bimwe mu bibazo bahasanze. Mu gihe abaturage bari mu birwa bakihatuye batarimurwa, bakwiye kugezwaho iby'ibanze bibafasha kugira imibereho myiza. Za serivisi twavugaga y'amazi meza, ubwo rero imibereho yakomeza kwitabwaho mu gihe tugitegereje ko bimurwa. Abatuye ibi birwa nabo ubwabo basabye kenshi
ko batuzwa ahandi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Twibaza impamvu kugeza na n'ubu icyo kibazo kitaratungana ngo bagure buriya butaka butwegereye, noneho tuze natwe gushaka ubundi butaka butwegereye. Turabibabwira bakatubwira ko bazadushakira abashoramari, ariko kugeza ubu nta mushoramari turabona. Abasenateri basanga inzego zose zirebwa n'iterambere ry'imibereho y'abaturage, ibidukikije n'ishoramari zikwiye gufatanya mu kwita ku kugena umwihariko kuri buri kirwa, hagakorwa ubushakashatsi bugamije kwerekana uburyo byabungwabungwa n'uko byabyazwa umusaruro mu gihe bizaba bitagituwe. Nk'abanyarwanda bishimiye kuba umunyarwanda, baravuga bati rwose natwe twimutse tukajya aho abandi bari byarushaho kumva yuko twahawe agaciro, kumva yuko kuba turi abanyarwanda tubyishimiye. Cyuko hari n'ikirwa bafata kimwe bibiri bingahe bakakigendera ubushakashatsi ku birebana n'ibiti n'ibimera bishobora no kuvamo imiti yavura. Sena kandi yasabye guverinoma y'u Rwanda gukora gahunda ihamye yo kwimura abaturage batuye ku birwa bishyira ubuzima bwabo mu kaga, niyo kuzabyaza umusaruro ibizaba bitagituweho. Banyakubahwa, nyuma yo gufata icyemezo kuri raporo, turakurikizaho gufata icyemezo ku mwanzuro ureba guverinoma twagejejweho na komisiyo. Uwo mwanzuro rero ukaba uteye utya: gukora gahunda ihamye yo kwimura abaturage batuye mu birwa bishyira ubuzima bwabo mu kaga no kubyaza umusaruro ibirwa bizaba bitagituwe. Murakoze cyane. Inteko rusange ikaba imaze kwemeza raporo twagejejweho na komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'umwanzuro kuri iyo raporo ushyikirizwa guverinoma. Mu Rwanda hari ibirwa 14 bituweho n'ingo zirenga 4,600 zigizwe n'abantu barenga 25,600. Abaturage barenga 18,600 bari ku kirwa cya Nkombo, bakaba bihariye 72.7% by'abatuye ibirwa. Abatuye ibirwa 11 kuri 14 bituwe bazimurwa, ndetse hamwe na hamwe byatangiye gukorwa. Juventine Muragije Maria, i Kigali. Mbere yuko tujye mu bitekerezo byanyu, reka tubabwire ko abakora imirimo y'ubuhanga mu kubara, kugena no kugenzura ingano y'ibintu n'ibiciro mu bwubatsi bavuga ko bishimiye itegeko abadepite batoye kuri uyu wa kane, kubera ko ryabahaye uburenganzira busesuye bwo kuzuzanya n'abandi banyamwuga bo mu rwego rw'ubwubatsi. Iryo tegeko ni irihe, Jean Paul Manira? Itegeko ryatowe ryerekeye imirimo y'ubuhanga mu guhanga inyubako ikorwa n'abazwi nka architects, iy'ubuhanga mu by'ubwubatsi bazwi nka engineers, n'iy'ubuhanga mu kubara, kugena no kugenzura ingano y'ibintu n'ibiciro mu bwubatsi aribo quantity surveyors. Aba banyuma bavuga ko batagaragaraga mu itegeko ryari rimaze imyaka 13 rigenderweho, bikaba byatumaga badatanga umusaruro wuzuye mu iterambere ry'igihugu, nk'uko umuyobozi w'urugaga rwabo Rugira Charles akomeza abisobanura. N'abagenzi banjye impundu zavuze hirya no hino, kubera yuko mbere na mbere ntabwo twari tuzwi, ntabwo twari mu itegeko ryagengaga ubwubatsi mu gihugu. Ubu tugiye gukora umwuga, abashora imari bagiye gushora imari mu bwubatsi no gutangira ama consulting firms, quantity surveying firms. Ni amahoro n'ibyishimo kuri twe. Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu n'Ubucuruzi Depite Munyangiyo Theogene agaragaza ko hari n'izindi mpamvu zatumye iri tegeko rivugururwa. Hari ugushyiraho abandi bahanga mu by'ubwubatsi batari baravuzwe mu itegeko ryari risanzweho, hagendewe ku byo bize. Abafite impamyabumenyi ya advanced diploma, iya diploma, iy'amashuri yisumbuye cyangwa tekinike mu bwubatsi, cyangwa andi mashami bifitanye isano, mu gihe itegeko ryariho ryavugaga gusa abahanga bafite impamyabumenyi ya kaminuza, ririya tumenyereye bachelor's degree mu bwubatsi. Hari kandi kunoza no gushyiraho imiyoborere ihamye y'ingaga. Imwe mu mpinduka zitezwe kuzazanwa n'iri tegeko nuko riteganya ko hazashyirwaho ikigo gishinzwe guhanga inyubako mu Rwanda. Jean Paul Maniraho, i Kigali.
cyane Jean Paul Maniraho. Reka tunyuze amaso mu bitekerezo byanyu, duhere ku Pasi ati ndabumvira ikirinda mu karere ka Karongi, ati nuko twishimiye minisitiri w'intebe mushya ndetse wanahawe n'inshingano na perezida wa Repubulika Paul Kagame, ati uwo minisitiri w'intebe mushya azazikore neza bityo u Rwanda rukomeze gutera imbere. Uwitwa Theo ni yizi byose ati ndi mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaya, ati dushimira umukuru w'igihugu udahwema kugira gushakira u Rwanda umubano mwiza n'ibindi bihugu hirya no hino, ati n'iby'agaciro gakomeye. Hanyuma uyu we witwa Etienne ati twishimiye ibyo biganiro byahuje nyakubahwa perezida wa Repubulika na minisitiri w'intebe mushya, ikindi kandi twizeye ko ibyo baganiriye ari ingirakamaro cyane. Uyu we wiyita Sheriff ati mwiriwe neza Radio Rwanda, ndi kubumvira hano i Muhanga. Nibyo rwose twishimiye iyo nama yahuje u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bikazafasha impunzi z'abakongomani baga mu Rwanda gutaha, ati nabo bakajya mu gihugu cyababyaye. Reka dufate akaruhuko, nyuma turakomeza n'andi makuru arimo n'iyi nkuru ivuga ko Mijeprof yahangayikishijwe n'abana basaga miliyoni bitazwi aho bari. Amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira. Mu kanya twari tubibabwiyeho, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yavuze ko ihangayikishijwe n'urubyiruko rusaga miliyoni imwe bigaragara ko batari mu ishuri, nyamara bakaba batanagaragaza ahandi ariho hose, yaba mu kazi cyangwa se mu bindi bikorwa rero baherereyemo. Iyi minisiteri ikaba isaba ababyeyi n'abayobozi b'inzego z'ibanze gukomeza gushakisha amakuru yabo ndetse no kurushaho kwegera urubyiruko muri ibi bihe by'ibiruhuko. Tawjene twibanire. Ibiruhuko birarimbanyije ku banyeshuri, abari bahangayikishijwe n'amasomo ubu bitaye ku bindi biruhura ubwonko. Gicumbi mu myaka yashize abana mu mirenge ya Manyagiro, Rubaya, Cyumba, Kaniga no mu bindi bice byegereye umupaka ngo sibo barotaga ibiruhuko bigeze bakaruhukira hakurya muri Uganda. Babarangije wa gatandatu mbese ibyo barangije ntabwo ayo mashuri yari yakagiyeho, rero bagahita bigira mu cyayi hepfo cyangwa bakajya mu Uganda. Kera habayeho umwihariko wacu, kera watangiraga kumenya ubwenge ujya mu gihugu cya Uganda. Abantu kera ntibigaga, wajyaga no mu ishuri ufite n'imyaka 15 ugatangira mu wa mbere. Aba babyeyi n'abayobozi byabasabye imbaraga nyinshi n'ubufatanye bagerageza kubirandura. Ubu baremeza ko byagabanutse ndetse ngo bakomeje gukaza ingamba. Abayobozi beza n'ubukangurambaga bw'ababyeyi n'abayobozi, nta bana bakijya Uganda rero, ubu dusigaye tugiye turi bakuru tugiye guhahirayo, ariko nta mwana wemerewe kujyayo. Uri munsi y'imyaka 18 ntiyemerewe kujyayo, utarafatira irangamuntu ntajyayo. Ni kubera ko bongeye amashuri, abana ntabwo umwana arangiza wa gatandatu agakomeza amahirwe yamusekera Ubu bimeze bityo ariko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprof yavugiye mu murenge wa Manyagiro i Gicumbi ko ihangayikishijwe n'urubyiruko miliyoni n'ibihumbi 43 n'abandi magana ane basaga, ni ukuvuga 28.4% by'urubyiruko rwose rw'igihugu bitazwi aho bari, kuko ntibari mu mashuri, ntibari mu kazi cyangwa se nibura ngo babe bari mu mahugurwa. Madamu Mireille Batamuriza, umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri, yasabye ababyeyi n'inzego z'ibanze gukomeza gushakisha amakuru yabo, ariko bakarushaho no gukomeza kwegera urubyiruko muri ibi bihe by'ibiruhuko cyane cyane. Nasabaga rero ababyeyi n'abayobozi mbibutsa ko hari abana batari mu ishuri, abana batari mu mirimo, kuko hari abava mu ishuri bakajya mu mirimo, ariko hari n'abarivamo bakajya aho hose tubona, ntibabe bari mu ishuri, ntibabe bari ku murimo, ntibabe bari no mu mahugurwa runaka. Abo nabo umubare uraduhangayikishije, urimo uragenda uzamuka. Mubyeyi ufite umwana mu rugo uri muri icyo cyiciro, rwose dukomeze dukurikire, dukomeze twumve. Muri ibi biruhuko by'abanyeshuri bisigaje ukwezi n'iminsi mike, ababyeyi barasabwa kuba hafi y'abana bakabatoza gukora
aho kubareka ngo bajye mu bishobora kubagusha mu bishuko. Kugira ngo umuntu abe imburamukoro bihera mu rugo. Niba ubyutse udashobora gusasa igitanda cyawe, niba ubyutse udashobora kugeza amazi mu rugo, niba ubyutse udashobora kugira umurimo ukora ngo ufashe ababyeyi, ubundi biruhuko ni umwanya wo kwiyitaho, wo kuruhuka amasomo, ariko ntabwo ari umwanya wo kuruhuka indi mirimo, sibyo? Theogene twibanire Igicumbi. Abarimu bigisha ikoranabuhanga rikoresha ubwenge buhangano artificial intelligence barashishikariza abarikoresha kumva ko ryaje kubafasha ariko ko ritabasimbura. Ibi babishingira ku kuba ubwenge karemano aribwo bufasha umuntu gukora akazi akabifashwamo n'ubwenge buhangano. Kanyamanza Innocent arakomeza. Kujila Bwinja Rugendabanga Fadil na Akonkwa Minani Claudie ni abanyeshuri biga ikoranabuhanga baturutse muri Université Catholique de Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu barimo kwimenyereza umwuga mu kigo cya Sartel Rwanda i Kigali gitanga amahugurwa mu bijyanye no gukoresha ubwenge buhangano mu kazi ka buri munsi. Bavuga ko hari byinshi bungutse mu gukoresha iri koranabuhanga. C'est d'abord une assistance personnelle. Ubwenge buhangano bufata nk'umufasha wa muntu mu bumenyi bw'ingeri zitandukanye, kandi mfasha cyane cyane mu bijyanye n'amasomo niga ya programming, nko gukosora amakosa muri coding. Muri make AI iguha ibisubizo bitewe n'uburyo wayibajijemo ikibazo. Iyo uyihaye ikibazo kirimo amakosa ishobora kugusubiza irimo amakosa, icyo gihe bigende neza. Ça va un peu compliqué. Je connais l'intelligence artificielle même si les informaticiens zibijyanye n'ikoranabuhanga buhangano nubwo ntaraguka cyane mu bijyanye n'imikoreshereze yabwo, ariko icyo navuga ni uko muri iki gihe AI iri mu kazi katoroshye mu gufasha umuntu. Nk'iyo urebye abayiti bo mu gihe cyashize ukagereranya natwe mu gihe cya none, ubona ko harimo itandukaniro rifatika. Mu gihe cya kera wasangaga umuntu akoresha umutwe cyane kugira ngo agire icyo ageraho, ariko kuri ubu ushobora kwifashisha AI ukaba wakora na website. Nuko bimeze nyine n'ibisi tuganisha. On est obligé d'aller comme ça. C'est le monde qui nous oblige. Rwiyemezamirimo washinze ikigo gitanga amahugurwa ku mikoreshereze y'ubwenge buhangano mu kazi ka buri munsi, Mazimaka Christophe, avuga ko urubyiruko bagenzi be bakwiye kugendera n'ikoranabuhanga rigezweho haba mu myigire ndetse no mu kazi ka buri munsi. Niyo mpamvu usigaye usanga amasisiteme menshi cyane umuntu ashyiramo AI chat wivaze akakwana mujya mukunda kubona ku website menshi cyane, aho ufite kujyaho ukabaza about y'icyo kintu icyo aricyo cyose ushaka ikaba yagusubiza bakoresheje iki AI. So inama rero nakomeza ngira urubyiruko ni ugushyira imbaraga cyane mu kijyanye n'ikoranabuhanga. Akazi karahari cyane, kwihangira imirimo birashoboka cyane. Ufite kuba utabasha kuba wakora ibyo bintu ariko ukabicuruza, ufite kuba utashobora gukora ayo makamera ariko ukayacuruza ukaba watanga akazi no ku bandi, ufite kuba wakiriya kampani yawe ikora ibyo bintu. So ikoranabuhanga numva ko rifite ibintu byinshi. Yego turi mu nzira y'iterambere ariko mpamya ko turi no ku rwego rwiza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwarimu muri Rwanda Polytechnic wigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, Uwineza Joseph, arasobanura imikorere yaryo. AI ni nk'uko bivugwa ko ari ubwenge buhangano, ni igihe habaho amakuru menshi yashyizwe hamwe hanyuma bakayahereza AI, cyangwa se twabyita nk'arimo dosi nzi mu Kinyarwanda ko twabyita neza, hanyuma tugatraininga iyo modo cyangwa se tugatoza iyo modo yo kugira ngo ibashe kumenya byinshi birenze muri ayo makuru, kugira ngo tuze kuyibaza dukurikije twe n'ibyo dushaka, kuko yo iba ifite access cyangwa se ubushobozi bwo kugera ku makuru menshi ibe yaduha igisubizo runaka. Inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga zitanga inama ko abantu badakwiye guharira ikoranabuhanga imirimo yose bari basanzwe bakora, ahubwo mu kazi bakwiriye mbere na mbere gukoresha ubwenge bwabo karemano, kuko ari bwo butuma bagira ijambo rya nyuma mu kazi bafatanyamo n'iryo koranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Kanyamanza Innocent, Radio Rwanda i Kigali. Yakoze Kanyamanza Innocent. Reka tujye mu majyepfo. Hari abacuruzi basaga 400 bakoreraga mu nyubako y'ubucuruzi iri rwagati mu mujyi wa Muhanga kuri wa kane batakoze imirimo yabo uko bisanzwe. Akarere ka Muhanga kavuga ko kafunze iyi nyubako y'ubucuruzi ku mpamvu z'isuku nke. Ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Akimana Latifa. Ni inyubako y'amagorofa 3 izwi ku izina rya nyirayo, inyubako yo kwa Jacques. Ni imwe mu nyubako za mbere z'amagorofa zubatswe mu mujyi wa Muhanga, ikaba ikora ku mihanda ya kaburimbo. Abayikoreramo kuri uyu wa gatatu bahawe kopi y'urwandiko akarere kandikiye nyirayo
ko guhera kuri uyu wa kane ifunze. Icyakora kuri uyu wa kane hari abaharamukiye bamwe batari bafite n'amakuru ko hafunzwe, bahungaga ubwo umunyamakuru yababazaga icyabaye. Uretse Tunezerwe Fidel wagize icyo atubwira. Abantu bakoranga benshi n'abafite abantu batunze imiryango urabona muri ikibazo nibo gufasha aba bantu ako kanya babwira ngo nimugende mu gihe kitarenze amasanga gufata icyemezo bateguje ukwezi mwitegure kuko umva ni ikosa ririmo ry'abanyinzi cyangwa se ntabwo ari ikosa ry'abantu bakoreragamo urumva ari ikibazo bagomba guteguza abantu. Ibaruwa akarere kandikiye nyiri iyi nzu ifite impamvu ivuga ngo gufunga by'agateganyo inyubako yawe kubera ikibazo cy'umwanda ukabije. Ni mu bukangurambaga ku isuku akarere kamazemo iminsi kuri iyi nyubako ngo byabaye ngombwa ko ifungwa. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko ari ku nyungu z'abaturage. Mu by'ukuri ntabwo twafungiye abakorera hariya, ahubwo twafunze inyubako kugira ngo ibanze inozwe duha agaciro bariya abantu bahakorera. Twaganiriye rero na nyir'inzu dufata umwanzuro w'uko tumusaba ko abanza gukemura ibibazo twahasanze kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abahakorera. Iriya nyubako ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa byinshi ariko bifite ahantu bihurira n'ibitunga umuntu. Hari ahantu haba akabari kanini, hari ahantu haba resitora nayo nini yakira abantu benshi muri uyu mujyi, kaba kandi na za alimentation nk'uko mubibona, ariko twasanze nta bwiherero buhari. Ubwiherero bwose bwarapfuye, hanyuma ubona bwarishwe n'uburyo installation ikoze muri iriya nyubako, ariko aho kugira ngo babikosore bahitamo kubufunga. Ikindi kandi ubona cyari giteye impungenge, uburyo bw'amatiyo y'amazi bwose bwarapfuye. Ntabwo rero ushobora gufata abantu magana birirwa ahantu hamwe bakagira abandi bikubye kabiri gatatu babagana buri munsi amasaha yose y'umunsi, ugasanga aho hantu nta mazi ahari, aho hantu nta bwiherero buhari, aho hantu inzira urabona ni etaje, inzira zose unyuramo ugasanga mu masaha y'ijoro ni mu mwijima. Ibi bintu kandi ni ibintu ubona nyiraho atari afite gahunda yo gukemura, ahubwo ugasanga abantu baho barasa n'abemeye ubwo buzima buteye butyo. Ntabwo rero bikwiye ko abantu bakwamburwa agaciro kuri urwo rwego. Akarere ka Muhanga kasabye nyir'inzu gukosora ibibazo byose byagaragaye kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi bibone gusubukurwa. Hagati aho hari imirimo yahise itangira yo gukora isuku kuri iyi nyubako yo kwa Jacques. Inyubako iri rwagati mu mujyi wa Muhanga, ikaba ikorerwamo n'abasaga 400. Akimana Latifa mu karere ka Muhanga. Dukomeze n'aya makuru turajya mu mahanga. Yego, turabwira ko ibirego kuri Ali Bongo Ondimba we perezida wa Gabon bikomeje kwisukiranya ahangaha nyine ngo ni namwe mu bihugu biri guturuka hanze y'icyo gihugu. Ali Bongo waheritswe ku butegetsi n'abasirikare bamurindaga muri 2023 yibera mu mahanga nabo mu muryango we kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Uyu muryango niwo wabanje kurega ubutegetsi bwamusimbuye ko bwabafashe nabi bo bagaragaza agati. Noneho ni leta ya Gabon itahiwe igiye kuzatanga ikirego Libreville muri Gabon ni pari mu Bufaransa mu mpera z'uku kwezi kubyo yise yicarubozo. Hari n'abandi bantu babiri batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Ali Bongo bakaza kubizera bagafungwa nabo ngo bagiye kumurega mu nkiko. Tujyana ku mugabane wa Afurika, amatora ya perezida muri Cote d'Ivoire akomeje kuvugwa cyane. Vice perezida w'ishyaka PPCA yatangaje ko ashaka kwiyamamaza muri hagaragara ubu zimwe mu mpagarara mu mitwe ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko iri riyobowe n'uwahoze ari perezida w'igihugu Laurent Gbagbo ubu utemere kwiyamamaza kubera ko abavuga ko hari ibyaha byahamijwe. Irakibaza uzaryihagarara amatora ya perezida ateganyijwe ku itariki ya 25 Ukwakira muri uyu mwaka. Mu itangazo ryatangajwe mu kinyamakuru cya Jeune Afrique, vice perezida w'iri shyaka witwa Doni Mero yavuze ko yifuza gutanga kandidatire ye kugira ngo ahatane muri ayo matora. Ni mu gihe ariko kuva ayo matora yatangira kuvugwa ubundi byari byavuzwe ko hazakorwa ibishoboka byose uyu Laurent Gbagbo akagaruka ku butegetsi. Muri Brazil urukiko rw'ikirenga rwategetse ko Jair Bolsonaro wabaye umukuru w'igihugu atinjizwa muri gereza gufungwa by'agateganyo. Uru rukiko rwamwihanangirije kutongera kurenga ku mabwiriza amubuza kuvugira ku mbuga nkoranyambaga, bitabaye ibyo ngo noneho imiryango
imiryango ya gereza izaba imufunguriwe. Jair Bolsonaro akurikiranyweho icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi nyuma yo gutsindwa amatora yo muri 2022. Kuva mu cyumweru gishize ntiyemerewe kugira icyo avugira ku mbuga nkoranyambaga, haba mu buryo butaziguye cyangwa se mu buryo bwo kwifashisha undi muntu. Impamvu ngo ni ukwirinda ko ibyo yahavugira byabangamira urubanza rwe, kubera ko arimo kuregwa nyine gushaka gukora kudeta. Kuri wa kane kandi Ubuhinde bwongeye guha bene gihugu Bushinwa impushya zibinjiza mu gihugu zizwi nka visa mu rwego rwo kuzana agashyuhe mu mubano hagati y'ibihugu byombi. Hari hashize imyaka 5 Ubuhinde bwarahagaritse izo visa ku Bashinwa nyuma yaho impande zirasanye zipfa umupaka mu gace ka Ladakh hari mu mwaka wa 2020. Nyuma aya makimbirane yaje gukemurwa by'agateganyo, maze abacuruzi bo ku mpande zombi batangira kotsa igitutu za guverinoma z'ibihugu byabo kugira ngo basubukure umubano, bityo nabo bashobore gukora ubucuruzi bwambuka umupaka. Reka dusoze amakuru tubabwira ko mu nama yabereye Beijing mu Bushinwa kuri wa kane ihuje iki gihugu n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye uyu muryango gushakira igisubizo ibibazo bigaragara mu rwego rw'ubucuruzi no kongera ubufatanye hagati y'impande zombi. Perezida Xi Jinping yavuze ibi mu gihe ibihugu by'Uburayi nabyo bivuga ko byifuza ko ubusumbane bugaragara mu rwego rw'ubucuruzi hagati y'impande zombi buhagarara, kuko ngo bubangamiye iterambere ku mpande zombi. Mbere yuko twinjira muri siporo, ariko abantu tubabwire ko inzego zishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burusiya bwatangaje ko abantu 48 baguye mu mpanuka y'indege ya kampani yitwa Angara Airlines yabereye mu ishyamba ry'inzitane mu karere ka Amur mu burasirazuba bw'icyo gihugu cy'Uburusiya. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Antonov An-24 yari itwaye abagenzi 42 n'abakozi bo mu ndege 6. Bose inzego z'ubuzima mu Burusiya zatangaje ko baburiye ubuzima muri iyo mpanuka. Mukanya turajya muri siporo n'imyidagaduro. cyane GDS na Fisto na Musuje ubwo ngubwo. Yego, reka duhite twanzikira muri siporo, ariko turahera mu mupira w'amaguru ku gice cy'u Rwanda. Nibyo, duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya gashize yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwagaragaje uko igikorwa cya Rayon Week kizaba giteye. Ni igikorwa kizasozwa n'umunsi w'igikundiro, aho ikipe izakina n'ikipe ya Young Africans ku itariki 15 mu kwezi kwa Kanama 2025. Twagirayo Tade, umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, yagize byinshi avuga kuri iki cyumweru. Kuvuga rero niba rero Rayon Week tuzamara iminsi 5 dukora ibikorwa bitandukanye, hanyuma dusorezwe na Rayon Day. Rayon Day tuzakina nk'uko mwagiye mubivuga, nibaza ko ari ubwa mbere tubitangaje. Tuzakina na Young Africa. Young Africa izagera hano ku itariki ya 11 ikamara iminsi 3 turi kumwe dutembera, tugira ibikorwa dukora bisanzwe bya siporo ndetse n'ibindi, harimo kuzasura urwibutso, harimo kureba abo dushobora gufatanya nabo no gufasha. Hanyuma ku itariki ya 15 nibwo tuzakina umukino wa Rayon Day. Mbere yuko dukina ku itariki ya 15 nababwiye ko tuzatwamaze gukora Rayon Week. Rayon Week irimo ibikorwa bitandukanye nk'uko Emmanuel yababwiye. Tuzasa naho dukora ikimeze nka Tour du Rwanda, tuzajya i Rubavu, tuzakina na ekipe izaba yaturutse Kongo, tujye i Nyanza, Rayon Sport ku ivuko, tuvi Nyanza dushobora gukina umukino wa gishuti na nk'uko bari babidusabye, turacyabire ibyo ngibyo. Dukina na Muhanga nk'ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere, tuzavayo tujye Ingoma, nitubona umwanya dushobora gusoreza i Nyagatare. Ndibaza ko nyuma ya Rayon Day tuzakomeza ibikorwa byacu muri Rayon Sport, dukora antrenoma, dukomeza no gushaka imikino ya gishuti. Nanone imikino ya gishuti harimo ikipe zo hanze. Nanone umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade wavugaga ku bijyanye n'iki cyumweru cya Rayon Sport. Rero ikipe ya Rayon Sport kandi iravugwamo inkuru ya Biramahira Abedi, wari umusore rutayizamu wari uherutse kongera amasezerano muri ikipe. Amakuru amwerekeza mu ikipe yitwa Entente Sportif Certifiene, iyi niyo mu gihugu cya Tunisia, iri gutozwa na Anton Hey, uyu mugabo wigeze gutoza ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu rutayizamu rero isaha n'isaha yaba ava mu ikipe ya Rayon Sport. APR nayo yakiriye umukino wayo wa gatatu wa gishuti nyuma yo gutsinda ikipe ya Gasogi 4-1, ikanganya n'ikipe ya Gorira ibitego 2-2. Kuri wa kane yatsinze ikipe y'Intare 4-0. Irateganya kandi umukino wundi ku wa gatandatu, aho izakina n'ikipe ya Mukura Victory Sport, bakazakina isaa 9. Muri basketball, Ineza Sifa Joyeuse uyu ntazakina igikombe cya Afrika cy'abagore kizabera muri Cote d'Ivoire guhera ku itariki 25 Nyakanga kugeza ku itariki ya 3 Kanama muri uyu mwaka, kubera ikibazo cy'imvune y'ivi yagize muri
marushanwa kandi twibukiranye ko u Rwanda ruri mu itsinda D hamwe n'igihugu cya Nigeria ndetse na Mozambique. I Burayi ikivugwa n'ikipe ya Arsenal ikomeje kwishimira amarekrute iri gukora. Christian Mosquera uyu ni umusore warutegejwe mu ikipe ya Arsenal kuri miliyoni 15 avuye mu ikipe ya Valence, yamaze gusinya amasezerano y'igihe kirekire. Ntago bavuze imyaka ariko benshi baravuga ko ari hagati 5 n'6 akazajya yambara nimero 3 mu mugongo. Hanyuma Newcastle nyuma yaho Isaac ameze nkaho ayitengusha akayibwira ko yifuza 300 ku cyumweru, akanayisaba ko atajyana nayo muri pre-season muri Asia. Yayibwiye ko yifuza kuyisohokamo. Ikipe yahise itangira kurambagiza witwa Benjamin Sesko uyu washakwaga n'ikipe ya Arsenal. Deal kandi ya Sesko barimo barayifatanya na Wissa wa Brentford, barifuza ko bahita babazana mu ikipe ya Newcastle. Marc-André ter Stegen umuzamu w'ikipe ya Barcelona nyuma y'iminsi 66 yarabazwe bikaza kugaragara ko atameze neza. Ubu ngubu rero yavuze ko agiye kongera kubagwa, ariko akavuga ko atizeye cyangwa se atifuza kuva mu ikipe ya Barcelona uko byagenda kose. JDS, imikino bita wrestling cyangwa catch mu Rwanda ujye uyireba? Ni nk'imikino yo gukirana ariko baturana hasi. Hari umugabo rero ukomeye muri iyi mikino witwa Hulk Hogan, ni umwe mu bagabo bari bazwi muri iyi mikino. Ubu yitwa Teddy Bollea. Uyu mugabo ku myaka 71 yamaze kwitaba Imana. Ubwo abakunzi ba catch nyine tubabwire bakomeze kugira kwihangana. Olivier, tushimira urakoze cyane, ijoro rihire. Reka nanjye mbashimire cyane. Tujya mu myidagaduro. Reka mukanya tujya imyidagaduro turayigezwaho na Beni Abayisenga. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Fisto. Yego, umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Ubwo dusoreze muri siporo, reka nanjye ariho ninjira ariko kandi babwira ibijyanye n'imyidagaduro kuri Rayon Day cyangwa se Rayon Week. Ubwo ni muri cya cyumweru cya Rayon Sport by'umwihariko, kananye mbaha amakuru meza yuko usibye ibijyanye n'umukino ariko kandi hazaba harimo n'umuziki. Byumvikana ko harimo kwidagadura muri siporo ndetse n'umuziki. By'umwihariko ahangaha aho bazanyura bazaba bari kumwe n'abahanzi babiri bakomeye cyane barimo Kenison ndetse na Zio Trap cyangwa se Zio Trap. Uhereye ku itariki ya mbere i Nyanza, ku itariki 3 ni Ngoma, ku itariki 9 ni Rubavu. Ubwo ni itariki zose mu mbwiriza ukwezi kwa 8. Ubwo bakunzi b'umukino ntimuzacikwe n'abo bahanzi banyu, aribo cyane cyane abakunzi ba hip hop cyangwa se rap muri rusange. Zio Trap ni umwe mu bahagaze neza ndetse na Kenison mu ndirimbo nziza muri no misi yawe ahagaze neza. Ubwo byumvikana ko ahangaha umuziki nawo bizaba bijyana neza cyane. Ka nikomereze no mu bindi mandi makuru yavugwa mu myidagaduro. Ndaza gukomeza kwa Minisita w'urubyiruko n'ubuhanzi ni Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah yategeye inkunga mu buryo bwo kwamamaza igitaramo ndetse asaba n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kukitabira. Iki ni igitaramo cy'imurika rya album ya Lionel Sentore yise Uwangabiye. By'umwihariko atebya ubwo yabicishije kuri Twitter yagize ati usibye Scovia Mutesi wabajije indirimbo zindi mwaba muzi Fisto, we hari izindi ndirimbo wabuze za Lionel? Nyinshi cyane zitwa Hobe n'izindi ndazizi. Aho ngaho njye nkubwira ko ari umuzingo w'indirimbo 12 yamamaye cyane, niyo ngiyo mba ko urakurikira cyane. Uwangabiye nimwe mu ndirimbo zamenyekaye kandi nta nubwo ari indirimbo nshyashya, ni imaze igihe. Hanyuma ya album yose indirimbo 12 burya hafi ya zose yazikoze yazikoreye hanze, ariko ubu ngubu baje kuzimurikira mu Rwanda. By'umwihariko ngo abonamo ko ari inzira nziza yo kuzasangiza abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda ibyiza by'umuco nyarwanda, kuko azi neza ko abenshi bazakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ngo nibi ngibi nibyo Minisita yanagarutseho agaragaza ubwiza bwo kwitabira bino bitaramo. By'umwihariko utibagiwe n'ikindi gitaramo gikomeye cyane utegereje kuzabonamo cy'inganzo ngari. Ahangaha kikaba ari igitaramo nacyo kizaba kigaragaza ibijyanye n'umuco nyarwanda. Hanyuma kwa Lionel rero ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8, ubwo ni mihema rya Camp Kigali, aho ntimuzacikwe. Mu gihe igitaramo cy'itorero Nganzo ngari cyo kiri ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8, ni igitaramo cyahujwe n'umuganura. Ubwo aho naho ntimuzacikwe. Byose ni ibitaramo biteganyijwe muri iyi minsi byo kwitabira bigaragaza ikiza cy'umuco nyarwanda. Kaze nkomeze n'andi makuru.
muri aya masaha ubu tuvugana mu ihema rya kan Kigali abakunzi b'urwenya bakubise buzuye ni mu gitaramo byiswe Genesis Comedy by'umwihariko umwihariko w'uno munsi wose muri ino minsi nuko bagarutse nyuma y'umwaka umwe ndavuga umunyarwenya Nsabe ndetse na Kilaman dore ko baherukaga muri Genesis ku itariki 10 Nyakanga mwaka 2024 hanyuma kugeza ubu ngubu kuva Genesis yatangira kwa uploadinga performance zitandukanye kuri YouTube channel yabo yakunzwe kurusha abandi ni ingi ya Kilaman ndetse na Nsabe kuko video imwe imaze kurebwa na miliyoni 1,700 imaze kurebwa na miliyoni 1,500 bityo urukundo beretswe kandi mpamvu banasabye Kilaman plutôt Farimerisi kuba bagarura uyu Kilaman ndetse na Nsabe kongera gususurutsa abitabiriye cyangwa se abakunzi bino Gen Z by'umwihariko kuri uno munsi mwamaze kubona ko bagenda bahukiramo n'abahanzi basanzwe harimo ubusha ndetse na Run Up umwe mu bahanzi bahagaze neza muri no minsi ubwo niba twumva uri mu nzira wateganyaga aho gusohokera ano masaha muri Gen Z ibintu bimeze neza cyane nihuta cyane kanyarukire muri Nigeria uyarazwi cyane mu ndirimbo yitwa Noah Baby ifite amazina ajya kuri 3 ndetse na Sawa Sawa Sabare cyangwa se Ashawa iyi ni indirimbo yakunzwe cyane na Mr Flavor uyu nguyu kuri ubu ari kwiziza imyaka 15 amaze akora umuziki abenshi barazi ko afite album nyinshi ariko kuri ubu iyi album yamaze gushyira hanze yitwa Uplifted ni album ye ya kabiri mu rwego rwo kwiziza imyaka 15 amaze akora umuziki uwo yise ngo ni umuziki mpuzamahanga kuko ngo hari indi myaka yamaze akora umuziki ariko kandi abantu bataramenya ko ari we Mr Flavor wakunzwe ku kigero cyo hejuru tukiri no muri Nigeria kandi nanone ubwo ndaza gukubitira kuri Wizkid kuri ubu ngubu ari muri celebration iryoshye cyane dore ko yamaze kugeza kuri miliyari 9 z'abamwumva cyangwa se abamwumvisha ku rubuga rwa Spotify hari indi twasoreza hose cyangwa uduseze iryo uye ntago nabaseze gutyo ko makuru abahari ako bantu bazi muri Uganda hari festival yitwa Nyege ni festival ikomeye cyane kuri ngo amaze gutangaza ko ura mwaka muno mwaka turimo mu mpera zawo mu kwezi kwa 11 aribwo izagaruka kandi kazaza ishyushye ifite industry itandukanye n'iminsi yabanje barakoze Beni abayisenga ndabashimiye namwe agira ijoro rihire nawe tubibutse ko muri aya makuru twabwiye ko perezida wa Repubulika Paul Kagame yabonanye kandi agirana ibiganiro na minisitiri w'intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva uri muri uyu mwanya kuva ku mugoroba w'ejo hashize kuwa gatatu twajya no mu mahanga nko muri Brazil urukiko rw'ikirenga rwategetse ko Jair Bolsonaro wabaye umukuru w'igihugu atinjizwa muri gereza gufungwa by'agateganyo naha duhiniye tubifurize kugira ijoro rihire